Ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nk'uko mumaze kwimenyera ni ikiganiro baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe mugezwaho n'umuryango Avega Gahozo ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyujije mu kigo cy'ubuzima RBC ndetse n'Imbuto Foundation. Uyu munsi rero tugiye kuganira ndi kumwe n'abatumirwa hano muri studio mereye iburyo bwanjye. Turi kumwe na Mukarugema Manzi Alphonsine akaba ari umuyobozi ku rwego rw'igihugu umuryango Avega Gahozo. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Yego. Nkomeje ibumoso bwanjye kandi turi kumwe na Madame Deborah. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Akaba kandi nawe ari umunyamuryango wa Avega Gahozo. Tujye kubana uyu munsi kugira ngo badufashe kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ubudaheranwa bwaranze abanyamuryango ba Avega mu myaka 32 ishize Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe. Turakwakiriye rero dukurikiye uyu munsi bana natwe ubashe gusobanukirwa n'ikiganiro tugiye kugirana. Dutangira Mama Alphonsine ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi igira iti ubudaheranwa bwaranze abanyamuryango ba Avega nyuma y'imyaka 32 ishize twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu muryango Avega Gahozo mwadusangiza ishusho rusange y'umuryango Avega Gahozo ndetse n'igisobanuro cy'abanyamuryango bawurimo. Murakoze cyane. Tubanze tubashimire kuba mwaduhaye uyu mwanya kugira ngo dushobore kugeza ku banyarwanda ibirebana n'uyu muryango Avega Gahozo n'uburyo abanyamuryango bawo bashoboye kwimakaza ubudaheranwa, bashoboye kugera ku budaheranwa, kubaka ubudaheranwa muri iyi myaka 32 Jenoside ihagaritswe n'abasirikare ba RPF Inkotanyi bari bayobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Umuryango Avega Gahozo ni umuryango ugizwe n'umuryango w'ababyeyi bapfakajwe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ukaba warashinzwe nyuma y'amezi 5 gusa Jenoside ihagaritswe n'abari abasirikare ba RPF Inkotanyi. Ushingwa mu kwezi kwa mbere mwaka wa 1995, uza no kubona ubuzima gatozi mu kwezi kwa 10 k'uwo mwaka. Uyu muryango rero washinzwe n'ababyeyi bari bamaze gupfakazwa na Jenoside, bari muri uyu mujyi wa Kigali. Kubera ko Jenoside imaze guhagarikwa, bagiye bagira uburyo bahura kubera ko basa naho bari hafi ahantu hamwe. Uhuye n'undi uyu munsi, ejo ukagenda ukongera ugahura n'undi, ejo ukongera ugahura n'undi. Bafata icyemezo cyo gushaka ahantu bazajya bahurira noneho bakaganira, cyane cyane kugira ngo bashobore kumenya guhana amakuru y'uburyo byagenze mu miryango yabo. Ni gutyo rero baje gufata icyemezo guhurira hano hafi na RSSB. Hari ahantu babanje kugira nk'icyicaro cyabo, bakahahurira bakagira ngo mu ntangiriro ntabwo byari byoroshye, ndetse no kugira ngo batere intambwe yo kugira ngo bashobore kuvuga amateka y'ibyababayeho byabafashe igihe. Barabanje imbere barahura, bakajya bahura bakarira, umwe akareba undi, undi akareba undi, hakabura uwagira icyo avuga, hakaba no gutinya no kubaza ngo ese byagenze gute, ndamubaza byagenze bite. Bagahura bakarira, bagasezeranaho bagataha. Ariko igihe cyarageze, hagira abumvaga bakomeyeho, bafite imbaraga, bagiraho noneho batangira kujya baganira. Umwe akabaza abantu, umwe akavuga amateka ye, agatera intambwe akavuga kuri abo byagenze. Ndetse biza kugaragara yuko muri bo
harimo abari barasigaye abarokotse bonyine. Umwe wenyine akaba ari uri aho ngaho, yari afite umufasha, bari bafite urubyaro, baza kugenda batangana ayo makuru, n'uwo baza kwisanga hari abapfushije nyine abagabo, ariko bagira amahirwe yo kurokokana n'abana bamwe, abandi bagasanga yarapfushije nk'umufasha, ariko abana be bose bararokotse, abandi bisanga noneho barasigaye bonyine, umugabo n'abana n'imiryango yabo bose yararangiye. Ngira ngo rero muri uko gutangira gutera intambwe yo kubwirana amakuru niko byagenze. Uyu munsi bahura, ukomeye akavuga ibye, undi ejo bundi akavuga ibye, undi wumva akiremerewe adashobora kugira icyo avuga, kuzageza igihe baje kugira aho ngaho nyine baratinyuka noneho babwirana amakuru. Rero nyuma yo gutangira kumenya uko byagiye bibagendekera, basa nabo bamaze guhana amakuru, bamenya uko byagenze, hano muri uyu mujyi wa Kigali, urumva yari kapitali y'igihugu, ngira ngo ni naho nk'imiryango myinshi itera inkunga abantu, imyinshi ziri ama ONG yari yahuruye ku bwinshi, aje ngo gufasha gutanga imfashanyo. Byari byoroshye ku bari batuye muri uyu mujyi wa Kigali kubona n'izo mfashanyo kuzigeraho. Bateye intambwe rero, iyo miryango bagakomanga, babonye imfashanyo, baza kugeraho baratekereza, baravuga ati hano mu mujyi wenda biranoroshye ko n'izi mfashanyo tuzibona, ariko dukwiye no gutera intambwe tukajya no hirya no hino mu gihugu, tukajya kureba bagenzi bacu barokotse uko bamerewe. Nuko nk'uko byagenze rero, bamaze kwishyira hamwe, baje gufata icyemezo cyo kujya bamanuka bakaza mu byari amakomine, bakabonana n'ubuyobozi bw'amakomine, bagasaba ndetse yuko bwakwegeranya abapfakazi basigaye barokotse aho ngaho, noneho bagasiga batanze umunsi bazagaruka aho ngaho. Bati kuri uyu munsi tuzagaruka, turashaka ko mudushakira abapfakazi bafakajwe na jenoside, none turashaka kugaruka kuzaganira nabo. Ni gutyo rero Avega yagiye imanuka ikajya mu makomine hafi ya yose, ikajya gushakisha abapfakazi bari barokotse jenoside. Noneho biza no kugera n'igihe ndetse bajya kubasura, bakaganira nabo, bakabakomeza, bakabereka ko atari bo bonyine, bakabasaba no gukomera no gutera intambwe yo kuvuga ngo twararokotse, tugomba guharanira abacu, tugomba guharanira kubaho. Ni gutyo bagiye rero bajya mu makomine yose, biza no kugera igihe ndetse bajya bamanukana imfashanyo, ari ibikoresho by'ibanze, ibikoresho byo mu rugo, ari ibiribwa, amavuta, imiceri, ibintu byinshi, bakabisangiza abandi bo mu makomine hirya no hino. Ni nuko nguko nyine uyu muryango wamenyekanye mu gihugu cyose. Uwegeranyije abapfakazi rugikubita, urabahumuriza, ubereka ko batari bonyine, ukavuga ati twebwe tuje twararokokiye mu mujyi wa Kigali, namwe mwarokokiye aha ngaha, turashaka guhana imbaraga, mukomere, ntimuri mwenyine. Ngira ngo uyu muryango uhera ku ntangiriro wafashije abapfakazi mu gihugu cyose kumva ko nyine batari bonyine, kumva ko bahuje imbaraga bashobora kubaho. Hanyuma n'ikindi cyari gikomeye icyo gihe, cyari ikibazo cy'aba bapfakazi bari bagiye basigarana imfubyi, abagize amahirwe yo gusigarana izabo bari baribyariye ubwabo, ariko abandi benshi bari bafite imfubyi, bagiye bafata hirya no hino, babona abana bari bonyine badafite abo bari kumwe, abana baburanye n'ababyeyi, abana se babaye imfubyi, bapfushije ababyeyi bose. Noneho aba babyeyi bari bamaze kurokoka, bagerageza gufatira izo mfubyi zose barazakira. Bazakiriye nabo ntacyo bafite, bazakira badafite aho kuba, ariko barereye u Rwanda, kuko n'abariya bari basigaye ari inshike, babaye ababyeyi b'abana benshi muri ubwo buryo bwo kugira ubumuntu, bwo gufata abana bakabegeranya, bakabaha urukundo, bagasangira ibyo bafite, barabarera. Nibaza yuko icyo kintu kiri cyatumye muri rusange n'aba bapfakazi bakomera, kuko we wenyine washobora kwanga ubuzima ukavuga uti ndabiritse, n'abandi baragiye, ariko bariya bana bagiye baduha imbaraga zo kumva ko tugomba kubaho,
kuvuga ngo kugira ngo aba bana babeho nuko nanjye ngomba kubaho. Rero babaye ari abacicuro, ari abashakisha, ari abagira gute, muri ubwo bukene bari bafite no mu bibazo bikomeye bari bafite, aba babyeyi babonye imbaraga zikomeye bazitewe no kuba bari bafite abana b'imfubyi bagombaga kurera no kwitaho. Kugira ngo nuko nguko umuryango watangiye rero, abigeze mu kwezi kwa 10 nyine bakora ibigomba gukorwa kugira ngo bashobore kubona ubuzima gatozi. Mu kwezi kwa 10 muri 1995 babona ubuzima gatozi nk'umuryango uharanira imibereho y'abapfakajwe, ababyeyi bapfakajwe na jenoside. Nagira ngo nongereho yuko nubwo abenshi bagize uyu muryango n'abapfakazi, ni nako izina ryawo rivuga, umuryango w'abapfakazi bapfakajwe na jenoside, ariko mvuge ko dufitemo n'abasaza. Twagiye twakira n'abasaza, singiye kuvuga ngo babaye incike ubundi bifite uko bisobanuka mu Kinyarwanda, ariko hari abasaza bari basigaye bonyine, nabo barapfushije abo bashakanye, barapfushije abana bose, nabo basigaye bonyine. Abo rero nabo turabafite muri uyu muryango, si benshi cyane ariko Avega irabafite mu muryango wabo. Urakoze cyane. Urakoze ko umuryango wa Avega nyine nk'uko mwakomeje kubigarukaho, zabaye imbaraga zo kumva ko abapfakajwe na jenoside bagomba kongera kubaho kugira ngo n'abana bareraga babeho. Bitumye mpita nibaze interuro kwemera kongera kubaho no kubana nyuma y'ibikomere jenoside yakorewe abatutsi yagusigiye, bisobanuye iki kuri wowe Deborah? Murakoze cyane. Wenda nk'uko Presidente abivuze, byinshi yabivuze. Kongera kubaho kwanjye nuko nari mfite igihugu cyiza. Ubundi ntabwo byari byoroshye kugira ngo abantu bongere kumva ko igihugu cyakongera kugira ubuzima nk'ubwo turimo. Jenoside ikimara kurangira, umuntu yumvaga wariyanze nta buzima buzongera no kubaho nk'uko abantu bari bameze. Wari uzi ko hazongera kubakwa igihugu kirimo umutekano, kuko urebye igihugu kitagira umutekano cyatumye tubura ubuzima, tugera hari ahantu hameze kuriya. Ariko kongera kubaho kwanjye mbikesha ingabo za FPR Inkotanyi zari ziyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Kuko iyo bataza guhagarika urugamba twari turimo, mvuga ngo twari turimo nubwo atari twe twarurwanaga, twebwe twaricwaga. Ariko iyo badahagarika ruriya rugamba kiyagiye, ubundi bwo abicanyi bifuzaga ko nta muntu uzongera kubaho. Nawe ukanabyumva, twe twari bakuru, ukumva nyine ko niba nk'uko wari umuntu yabaga asigaye aho ngaho, akumva ko ntatazongera kubaho, ahubwo se niba umuryango wanjye ushize jye nzongera kubaho gute? Ukumva nta bundi buzima buzongera kubaho. Ariko jenoside imaze guhagarikwa, igihugu cyarubatswe, noneho cyubaka twebwe abapfakazi, imfubyi, ndetse abana basubiye mu mashuri bariga. Abapfakazi nk'uko yabivuze Presidente bahuriye hamwe bararira, bumva nta buzima buriho. Ariko uko iminsi igenda yicuma, uko iminsi igenda izaka ku wundi, kumva ko twakiriye ubundi buzima bushya kubera igihugu cyiza twari turimo. Avega yaraduhumuje nk'uko babivuze, twarahoraga tukarira. Nkanjye ku ruhande rwanjye nasigaye nta mwana mfite, nta muryango mfite. Nk'uko yabivuze rero, uwumvaga harimo n'itandukaniro. Wenda iyo usigaye ari umupfakazi, uba ufite umuryango uzagushibukaho. Ariko iyo usigaye nta mfubyi ufite, wumva ko nta kizagushibukaho. Ariko kubwo kugira igihugu cyiza no kugira umuryango Avega waduhurije hamwe, baraduhumurije twumva ko tugomba kubaho kandi tukabaho neza. Nk'uko murabibona nyine, urabona ko wenda ugereranyije igihe muri jenoside ukagereranya n'igihe tugezemo, habayeho kwiyubaka bikomeye. Kandi twubatswe n'igihugu cyiza, twubakwa n'ijambo ryiza twabwirwaga. Yabivuze Presidente, ntabwo ndi bubisubiremo.
twubatswe tugakomezwa mu mitima, twari dufite ibisinzigeri byinshi, hari harimo abafite ibikomere bigaragara ku mubiri, hari abafite ibikomere byo ku mutima, hari abafite ibikomere byo kumva ko wasigaye wenyine nta muntu ureba, wenda ubuze n'umwana, ubuze n'umugabo, ariko wenda ufite umuryango, n'uwo muryango ntawe twari dufite, wumvaga ko usigaye wenyine. Ariko ku minsi yagiye yicuma, duhura tujya kwibuka, duhura duhabwa ibyo byose baduhaye, twagize ubuzima bwiza, amazu yari yarasenyutse, nta nzu twari dufite, nta mazu twari dufite, simbaga n'ijye nyine, ni twese. Ibintu byose byari byarasahuwe, barabijyanye, abicanyi barabisahuye barabitwara. Ubwo urumva ko twatangiye ubuzima bushyashya, n'imyenda ntayo twagiraga, buri kintu cyose. Imfubyi ababishoboye twarazireze, hari abenshi hafi ya bose bari imfubyi, naho zitari zifite aho zishingiye. Ukumva ko ibyo nabyo byabaga biguhaye umunezero wo kongera gufata umwana, kwitwa ko ufite umwana nawe uri kurira, utabaye wenyine icyo gihe. Byabaye byiza, twaranashyingiye, abo twari twarabashyingiye bararezwe, twarabareze. Imiryango ishingiye ku rukundo irabarerera, irabigisha, bariga barangiza amashuri, ubu barashatse, bamwe baranabyaye bafite abana. Ni ukuvuga ngo amashami yarashibutse ku miryango yagiye wenda irangira, hagasigaramo umwana umwe, hagasigara se babiri, abo bose barabyaye. Ubu ni ukuvuga ngo natwe tuba turiho tuvuga ngo dufite abana, dufite abuzukuru, igihugu cyongeye kuba gishyashya, atari nka cya kindi cyo muri mbere ya 1994. Batwubakiye amazu, ayo nayo atuma umuntu abona aho kuba, akumva ko ari ubudaheranwa bukujemo. Abashoboye kugira icyo bakora bahawe ibikoresho, tugakora, tukabona icyo kurya, tukabona icyo kwambara, natwe tukumva turi Abanyarwanda twubatse igihugu. Nibwo budaheranwa rero dufite uyu munsi, nyuma y'imyaka 32 Jenoside ihagaritswe. Mwakoze cyane, ndumva bigarutseho, unakomoje gato ku ruhare rw'umuryango nka Vega ndetse na leta, ariko by'umwihariko uruhare rw'umuryango wa Vega mu kubaka no gushyigikira abanyamuryango bayo kongera kubaho no kwiyubaka. Ariko nagira nongere mbaze Presidente, muri urwo rugendo nibyo Jenoside nibyo koko yasize ibikomere byinshi mu Banyarwanda, mu bakorewe Jenoside nyine, ariko no mu Rwanda muri rusange. Ariko tugarutse ku banyamuryango ba Vega, ibyo bikomere, izo ngaruka ku buzima se, mu mibereho, byinshi mwagiye mubigarukaho. Uruhare rwa Vega Agahozo nk'umuryango mu gufasha abanyamuryango bayo mu kongera gusubira mu buzima busanzwe, Debo habigarutseho gato, ariko mwadusangiza uruhare rwa Vega nk'umuryango muri izo ngaruka abanyamuryango bayo bari bafite, uruhare rwayo mu kongera kubaka ubwo budaheranwa no guhangana. Hari ibiganiro twagiye dukora bitandukanye bigaruka ku ihungabana risigaye riri mu bantu, ariko bigaragara cyane ku rwego ruri hejuru ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Vega rero yafashije iki abanyamuryango bayo mu guhangana n'iryo hungabana ndetse no kubaka ubudaheranwa? Murakoze cyane. Ndagira mu by'ukuri umuntu arebye mu buryo bwa rusange, Jenoside yasize ishegesha umuryango nyarwanda muri rusange, ku buryo bw'umwihariko abari bamaze kwirokoka, ko abantu bisanze nta kintu na kimwe basigaranye, ntaho kurambika umusaya, nta kintu na kimwe, nta mutungo, ntaki, bisanga basigaye, ariko bahita bahumurizwa na leta nziza. Ngira ngo leta yagize uruhare rukomeye cyane mu gutuma abari barokotse Jenoside bahumurizwa, ndetse bumva bafite icyizere cy'uko ubuzima bushobora kuzakomeza. Icyambere cyo leta yahise itanga umutekano no guhumuriza abanyarwanda kubaho mu mahoro,
ikindi cya kabiri ni uko aba barokotse jenoside abenshi mu buryo bwumvikana neza bari basigariye aho ngaho, bari bafite ibikomere byo ku mubiri, abari bafite ibikomere byo ku mutima benshi, ari nabyo byaje kugenda bibyara n'iryo hungabana, kuba umuntu yireba akisanga wenyine yarasanga mu muryango, kureba ahazaza akibaza uko bizagenda. Ariko buhoro buhoro leta yagiye ishyiraho ingamba zagiye zibafasha kugenda buke buke babona ko ubuzima bukomeza. Hari gahunda nyinshi rero zashyizweho na leta, yarabivuze mugenzi wanjye, cyane cyane kuba leta yarashyizeho cya kigega cya FARG cyari gishyizweho kugira ngo gishobore gufasha abarokotse ba mikoro make, mbese bivuze gutyo nubwo abenshi bose bari basigariye aho, ariko cyafashije mu buryo bugaragara, ari mu bijyanye n'imibereho, ku bagiye bahabwa inkunga y'ingoboka, ku bijyanye n'uburezi bw'abana yabivuze. Urumva nabwo kuba usigaye ukaba usigaranye imfubyi, ukaba utekereza niba abana bazi ugasanga nta bushobozi ufite, leta ihita itanga ihumure kuri urwo rwego. FARG irihirira abana, nabyo abari barokotse nabyo bituma baruhuka ku mutima. Kubakira amacumbi abatashoboraga kuyabona nabyo bituma abantu babona aho kurambika umusaya. Urumva no gutanga uburyo bushobora bafite amahoro, bafite umutekano, bafite ibyo byangombwa byose, bituma noneho nabo bavana amaboko mu mifuka bakavuga bati nubwo mfite aho ndambika umusaya, nkaba mfite icyizere ko aba bana baziga, nkaba mfite umutekano, nshobora nanjye kugira icyo nkora nanjye kugira ngo nshobore kubaho. Rero leta yagize uruhare rukomeye cyane. Ikindi cya kabiri navuga ni uko mu byo abarokotse jenoside bari bafite cyane cyane byarimo ihungabana rikomeye bishingiye ku byo bari bamaze kunyuramo no mu byo bari bamaze kubona. Mbese byabaye nko gukubitwa n'inkuba, ugasigara ikagukubita ukaba igihumure, ukavayo wibaza ikigiye gukurikiraho ngo ni igiki. Ibi rero byanajyanye nuko bamwe iryo hungabana buhoro buhoro bagiye bagenda rigabanuka kubera ko babonaga ibisubizo bihari, ubuzima bushobora gukomeza. Ariko nanone hari abo byagoye ndetse bikagenda byuririraho n'ubundi burwayi, habyo hungabana hakaziramo n'abagiramo n'abakurizamo n'uburwayi bwo mu mutwe, navuga nk'uburwayi bujyanye no mu mutwe, kubera nyine ibintu byari bimaze kubabaho. Ibi ngibi rero byagiye bikurura ibibazo byinshi, agahinda kenshi, kwigunga, umuntu kwiyanga, kumva ko kubaho nta mpamvu yabyo, umuntu agatekereza ko ashobora no kwiyahura. Abari basigaye badafite ababaherekeza, cyane cyane nk'abakuze, agasigara ari mu nzu wenyine, nta muturage uhita kurimo ngo avuga ati yemwe mwaramutse, ntawe bavugana mu nzu. Urumva nyine ibyo bibazo byose byari bikomeye. Umuryango wa Vega rero icyo wakoze mu gufasha abanyamuryango bawo nuko muri uko gukurikirana ibibazo ku ikubitiro hariya ku cyicaro cyayo yahise ishyiraho akantu mbese navuga se yabanje ishyiraho nk'akadisipanseri gatoya, nk'ivuriro, akadisipanseri gato, ariko yatanze umwanya, urubuga rwo kugira ngo abanyamuryango bashobore kujya bazayo, abafite n'ibibazo bashobore kubiganira. Bashaka noneho bariya bafasha abantu bafite n'ibibazo byo mu mutwe, abantu bashobora gufasha abantu bafite ibibazo by'imitekerereze, kubafasha kugira ngo bashobore kurwanya ririya hungabana. Bazishyiraho abaterapeti bashobora kwakira bariya abantu bakabatega amatwi. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Buriya hariya ku cyicaro habanje kuba hari bene abo bantu bakira abanyamuryango, noneho bakaganira nabo bakabatega amatwi. Urumva hari umuntu wahuye n'ihungabana n'umuntu aba akeneye umuntu umutega amatwi kandi akamwamwibonamo. Noneho bakaza bakavuga ibibazo byabo, nabwo barageza bakaza bakarira, ariko bakageraho mu buryo bwo kubafasha, bakaza gutuma bagirana ibiganiro nabo, bituma rimwe na rimwe akubwira ibibazo bye. Kandi buryo umuntu abonye wabwira ibibazo bimuremereye, akabona wabibwira amwizeye, n'ibibazo biragabanuka. Ni gutyo muri ubwo buryo akenshi abari bafite ihungabana kenshi bagiye bafashirizwa hariya.
bigera noneho n'igihe aka kavuriro gato kaba nyine dispensaire kagiye gakura infirmerie irazamutse igeze ku rwego rwa dispensaire noneho hariya rero batangira no kwakira abafite ibibazo binyuranye kuriya batangiye no kwakira bari barahuye n'ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku basambanyijwe ku ngufu byaje kugaragara bari baratewe sida biba n'ikibazo gikomeye abari bangijwe muri ubwo buryo batashoboraga no kujya kuvuga ibyo bibazo mu mavuriro asanzwe ya leta ariko barakiriwe hariya kuri Avega baraganira bakaza kugera igihe bagira icyizere ibyo bibazo byose bakabivuga ari nabyo byatumye rero Avega ishobora gukora ubuvugizi igashobora noneho no kubona imiti. Avega iri mu bantu ba mbere bashoboye kubona imiti ivura ifasha abagize ibibazo byo kwanduzwa sida. Imiti icyo gihe yarahendaga twese tubyibuke ko mu ntangiriro hari abantu benshi banapfuye kubera ko iyo miti yarahendaga kandi ntiyanabonekaga ariko bakoze ubuvugizi hanyuma First Lady aba n'uwa mbere gufasha Avega kugira ngo iyo miti ishobore kuboneka noneho n'abanyamuryango ba Avega imiti bayibona ku buntu. Ndagira ngo byafashije benshi uyu munsi bakiriho ubona bakomeye bafite imbaraga kuko byageze n'igihe noneho Avega ishobora no gufata n'abandi ansharije extendinga ntiyagumana kubifasha gusa abanyamuryango bayo ariko yakira n'abandi bari bafite ibyo bibazo na n'umunsi dufite abanyamuryango benshi bagifata imiti hariya baza muri control hariya tugishobora gufasha kugeza n'uyu munsi. Abo ngabo nabo urumva bashoboye kubona icyizere cyo kubaho kubera ko bari babonye bashoboye accessinga ku miti n'abakoreraga amafaranga batashoboraga kugeraho kuri icyo gihe. Ikindi rero navuga nuko mu bijyanye n'ibi by'abana kwiga nibyo Farge yabafashe ansharije ariko noneho Avega n'ubundi yakomeje kuba hafi y'abanyamuryango ikomeza kubasura kuganira nabo kugeza igihe noneho yaje no gushyiraho mbega na komite zayo zose zikamanuka ku rwego rw'igihugu bikagera ku rwego rw'intara bikagera ku rwego rw'utubyara amakomine uturere ubu ngubu ku buryo Avega yaje kwiyubaka kandi muri uko kwiyubaka imanura inzego zayo yegereza abanyamuryango. Ubu ni ukuvuga rero ngo aho tugeze uyu munsi nuko dufite abakozi ba Avega bakorera ku rwego rw'uturere bakurikirana umunsi ku munsi abanyamuryango bacu cyane cyane abafitiye imbaraga nke kandi bakabakorera ubuvugizi. Nagira ngo mvuge ko no muri urwo rwego kubera ko abakozi bacu bakurikirana umunsi ku munsi abafite ibibazo biremereye bakazamura ibibazo byabo ngubu inzego z'ibanze nazo zakanguriwe kumva ko bari abanyamuryango abarokotse n'abaturage babo bagomba gufasha kimwe n'abandi baturage kuko higeze kubaho igihe bya nzego z'ibanze bakumva ko abarokotse n'aba Farge n'aba Avega ubu n'aba Minuhumwe aho bigiriye muri Minuhumwe ariko ngira ngo ubu ngubu bamaze kubyumva kuko Minuhumwe ifatanyije na Avega na Yibuka ngira ngo baganiriye n'abayobozi b'inzego zose mu turere twose kugira ngo bumve neza ko n'abaturage babo kuko mu mategeko dufite nta baturage ba Avega nta ba Yibuka nta ba Minuhumwe. Ubu turasanga bimeze neza kuko bari abakozi bacu bari mu turere bafatanya ku buryo bugaragara n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kugira ngo bashobore gukurikirana bari abantu. Nsoza mvuga yuko n'abariya uyu munsi ziriya mpinga nzima zigenda zakira abanyamuryango abarokotse bageze mu zabukuru batagishobora kugira icyo bimarira badashobora kugira icyo bimarira naho yaba afite amasambu naho yaba afite inzu baramwubakiye inzu icumba abamo ariko akagera hahandi ageraho nta kintu na kimwe ashobora kwimarira. Avega uyu munsi bari abakozi dufite mu turere nibo mbese bakurikirana abo bantu kuzageza ubwo bavuga ngo hano hari abantu bakeneye kuvanwa hariya bari bakajyanwa mu mpinga nzima. Nibo ni Avega ibidentifia ni nayo ikora ubuvugizi kugira ngo bari abantu bashobore kwakirwa mu mpinga nzima. Dusanga rero harimo uruhare rukomeye cyane habayemo uruhare rukomeye cyane n'urwa leta kubera ibintu inzego yagiye ishyira uko yagiye yiyubaka natwe yagiye itwubaka yagiye igira ibyitugenera birimo ibyo inkunga y'ingoboka nk'uko nabivuze birimo kutubakira amacumbi birimo kurihirira abana
byose birimo n'izindi gahunda nyinshi, gahunda za gira inka zagejejwe mu banyarwanda, biriya bya VUP natwe abafite imbaraga bashobora kujyamo, iriya nkunga y'ingoboka ihabwa ab'amikoro make. Dusanga leta yarakoze ibintu byinshi byatumye abantu basubiza umutima impembero, bakumva ko ubuzima bushoboka, kandi turacyakomeza. Akoze cyane, ruracyari urugendo. Wabigarutseho ku ngaruka zagaragaye nyuma y'uko jenoside ihagaritswe. Ruracyari urugendo rero Avega yakoze ku bufatanye na leta nziza dufite. Ruracyari urugendo yaba ku banyamuryango ba Avega n'abanyarwanda muri rusange, gukira ibyo bikomere, guhangana n'izo ngaruka zikigaragara uyu munsi. Numva ko hari n'icyizere cyiza ko dufite leta nziza, dufite igihugu cyiza, turangajwe imbere na nyakubahwa Paul Kagame. Numva rero ko uru rugendo rukiri urugendo rutararangira, ariko kameme hari aho tugeze kandi ni urugendo rushoboka. Numva rero tusa nk'abagana ku musozo. Deboha, uri umunyamuryango wa Avega, wahuye n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi, yewe n'uyu munsi zishobora kuba zigihari, ariko hari aho ugeze, hari ibyo umuryango wa Avega Gahozo wagufashije kugira ngo yaba ubwo budaheranwa ugeze kubugarukaho ngo murebe ukomeze uko aho ugeze ubu ngubu. N'iki wasangiza umuntu udukurikiye? Ashobora kuba ari uri guhura n'ingaruka za jenoside ubu, ashobora kuba yihebye, ashobora kuba mbese atabona ejo uko hameze, uko hazaba hameze. N'iki wamubwira uyu munsi? Wenda kubakurikiye ikiganiro cyangwa se n'abazacyumva, ni uko bagomba kumenya ko turi mu gihugu cyiza, dufite abatwitayeho, kandi bagomba kumva ko nawe agomba kubaho neza, nawe akabohoka mu mutima, akumva ko bya bindi bitazagaruka. Ntabwo ari bya bindi jenoside itazagaruka, jenoside ntabwo izongera kubaho, kuko impamvu jenoside yabayeho imyaka myinshi. Ubona ko jenoside urebye yatangiye muri 59, irakomeza 63, 73, 94 ho ibarurangiza. Nubwo batavuga ko ari jenoside, bavuga ngo ni intambara. Ariko uyu munsi impamvu iriya ntambara yakomezaga ikabaho kugeza ubwo yabaye jenoside, ni uko nta butabera bwabagaho ngo bavuge bati biriya byarakozwe, ariko reka duhane abantu bakoze ibyaha, ahubwo barabihishiraga. Ariko umunsi leta dufite ishyira ubutabera ahagaragara, umuntu wese agahanirwa icyo yakoze, agahemberwa icyo yakoze, nubwo hariho n'imbabazi ziriho ko zitabayeho, ubwo nta n'uwari kuzasigara. Kugira ngo jenoside irangiye habayeho n'abari abantu bakoze ubwicanyi, agaruka agasaba imbabazi, nawe yasubiraga mu mirimo ya leta agakora. N'ubu munsi bariho barakora. Icyarangaga ko ngo aba ni abatutsi, aba ni abahutu, aba ni abatwa, icyo nacyo cyarakimutse, cyavuyeho. Habayeho indangamuntu zituma aho ntuzagera mu nzira bavuga ngo uri umuhutu cyangwa se uri umututsi. Icyo cyarakemutse. Ubundi icyo nabwira abantu baduteze amatwi ni uko hariho buriya butabera bwakoze kuri buri muntu wese, n'uwenda bitaba ari 100%, kuko hari n'abagezeho nk'abantu bacitse ku icumu, bagezeho ibintu byo gukurikirana imitungo benshi bakanabigwamo. Ariko uyu munsi ngira ngo kiriya gihe hari hakiriho ibintu by'ingengabitekerezo, ariko nta ngengabitekerezo iriho. Niyo uyizanye urabihanirwa. Abenshi ngira ngo banayifite yagumye mu mitima yabo. Ubona ko tugiye umwaka uza tukibuka, ukumva umwaka umwe bavuze bahana, bavuze ibi. Ubu ngira ngo byaragabanutse, ntabwo bigihari cyane. Icyo ubutumwa natanga rero ni uko cyane cyane ku urubyiruko bakirinda ababajya mu matwi babwira ibyo bazanamo amacakubiri, bavuga ngo aba ni abahutu, aba ni abatutsi. Twese turi abanyarwanda, ko twiyumvamo ubumwe bw'abanyarwanda, ubuyobozi buhuriye hamwe, nk'uko Perezidanti yabivuze. Buriya hari ukuntu jenoside ikimara kurangira, abantu bamwe biyumvaga ko
wenda ntawe ubareba, abandi bakumva ko ntawe ubareba, mugabo bagiye nta mwana afite ntabwo ntawe unyitayeho, nta n'ishuri bazarihira umwana wanjye nta n'iki. Ariko buriya Avega imaze guhuriza abantu hamwe, babaye nk'aho abantu babohotse bahura baraganira, nkamenya ngo mugenzi wanjye nta mwana afite, nkamenya ngo yaramufite, nkavuga ngo nta mwana afite, uriya nta kintu afite, namba yasigaye aho gutyo. Aho rero haje kubamo ikintu cyo kumenyana neza, tumenya ko hari abadafite abana, ari naho bavuze ko harimo n'abagabo basigaye ntabo bafite. Haza ndetse kuzamwo ibintu ariko byiza byo guhuriza abantu inshike hamwe, nubwo Presidente yatinye kwivuga ngo inshike ngo ni ikindi kintu, ariko inshike buriya ni izina rivugitse nabo iraryemera, ni izina rivugitse ko inshike zigomba ziriho, nubwo bashyizeho n'akandi kintu bari nk'akabyiniro ngo ni intwaza, ariko buriya ni inshike, kuko waracitse ntuzongera gushibuka. Gusa icyo dushima Imana uko dufite abandi bana b'u Rwanda nkamwe mwese ko muri hano mudukunda, tukamenya ko ariho nyine izo nshike mukazitaho, tukamenya ko muri abana bacu, maze tukabona yuko turi ababyeyi banyu, turi ababyeyi barereye igihugu n'ubu kirera. Ariko haje kubamo n'indi tsinda, ni itsinda ry'abantu bahurira ngo gusa bitaho umwana uri wenyine, bubaka iryo tsinda rirakomera rirazwi. Gusa wenda abantu bagiye barishinga, bamwe bariho baragenda basaza cyane, ryarashinzwe n'umumama witwa Josephine, ariko umwaka ushize yarasinziriye, ariko yasinziranye ibyiringiro, yasinziriye azi ko nawe ari mu gihugu cyiza cyamufashije kubaho. Ubu rero icyo nabwira abantu baduteze amatwi ni uko bose bagomba gukangukira ko turi mu gihugu cyiza kitureberera buri cyose, nabo bakitabira imirimo ya leta, inzego za leta byose bagakorana neza n'igihugu kugira ngo babashe kubaho mu buzima bwiza kandi babayeho neza, cyane cyane urubyiruko. Murakoze cyane. Tugana ku musozo, Perezida, turi mu minsi 100 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Tukirimo twatangiye ku itariki 7, ariko tuyirimo hagati kandi tunayikomeje. Nk'uko twabiganiriye, yaba bikomere twagarutseho, ariko n'ubudaheranwa abanyamuryango ba Vega bafite bagezeho bubatse, ariko n'abanyarwanda muri rusange. Tugana ku musozo rero, n'ubuhe butumwa twagenera abadukurikiye, abanyamuryango ba Vega, urubyiruko, abanyarwanda muri rusange, bukomeza kudufasha muri iyi minsi 100, ariko tukomeza no kugenda babona nyuma y'iyi minsi 100? Murakoze cyane. Mbere wenda yuko ngira ubutumwa ntanga, nagira ngo mfate umwanya kugira ngo nshimire leta yacu, nshimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'ingabo yari ayoboye, zashoboye kubohora igihugu kandi zigahagarika Jenoside yakorerwaga Abatutsi. Mu by'ukuri hariya umuntu yasubiyeyo asanga abantu bose, cyane cyane abari bamaze kurokoka Jenoside, abantu bose bari bafite ikibazo cyo kwibaza ngo tugiye kubaho gute muri iki gihugu, kwibaza ngo ariko buriya bari abantu n'ubundi batwishe, ese ubu tugiye twongere tubane nabo. Bikurikije kureba kure kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika na leta yari ayoboye, kuko leta ikimara gushyirwaho mu kwezi kwa 7, bumva Jenoside irahagaritswe, igihugu kirabohowe ku itariki 9 z'ukwezi kwa 7 muri 1994, ku itariki 19 z'uko kwezi hagahita hashyirwaho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Biriya byahise binagaragaza neza uburyo igihugu kigiye kubakwa, kubera ko byagaragaye ko leta yagiyeho hanashingiwe ku gitekerezo cyangwa se ku musingi ku musingi w'ubumwe bw'abanyarwanda, kubaka umuryango nyarwanda utagira amacakubiri, utagira ibindi ushingiyeho, ushingiye ku bushobozi bw'abanyarwanda. Leta rero imaze kujyaho, urumva yihutiye nyine kugarura amahoro mu gihugu, hanyuma hakurikiraho n'izindi gahunda zose zagiye zikurikiraho, zahaye abantu icyizere. Urumva gucyura impunzi, hari gucyura impunzi, hari impunzi zari zarahunze kera, zari ziriho zitahuka, zari zimaze imyaka 35, zagiye za 59,
ariko hari n'abadeplase, hari n'impunzi zari ziri impunzi z'imbere mu gihugu. Kongera kugarura abantu rero iwabo, kubahumuriza, ibyo nabyo byarashobotse. Ariko nanone n'iyi leta urumva hakurikiraho ibintu byo guca ubuhunzi, ibyo nabyo bishyirwaho, hakubitiraho ibijyanye no gushimangira ihame ry'ubutabera bwari bwarabuze muri iki gihugu, ari nacyo cyagiye gituma abagiye bagerageza iriya jenoside n'ubundi batahanwaga, bigatuma bagira na kuraje yo kongera kubikora n'ubutaha. Hashyirwaho rero ubutabera buhamye, inkiko gacaca zishingiye ku muco nyarwanda. Turabizi ko zaciye imanza mu buryo bukomeye, ndetse bitari gushoboka iyo tujya kubijyana mu butabera classique kuriya byari bimeze. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha, TPR nayo yakoze akazi gakomeye cyane. Noneho hakurikiraho ibintu byinshi, guhuza ingabo. Urumva gahunda zose zagiye muri icyo kintu cyo kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, guhuza ingabo, izarwanaga, izakoze jenoside zagarutse, noneho no kugira ngo wenda ashobore kongera kubahuza. Turazi hashyizweho uburyo bwo kwakira impunzi, ariko noneho no kwakira mu mitwe yitwaje intwaro kandi yarwanyaga iki gihugu. Hashyirwaho kiriya kigo cya Mutobo, icyo nacyo tuzi akamaro kacyo uko byagenze uyu munsi. Ndagira ngo leta yakoze ibintu byinshi byahumurije Abanyarwanda, hanyuma abarokotse ku buryo bw'umwihariko babona ko no kongera kubana n'ubundi bishoboka. Baranabyemeye, bagize uruhare rukomeye cyane kongeraho. Tuzi ko hari abo byananiye no kugeza n'ubu, ariko mu ntangiriro abenshi waravuga guti ntabwo nzasubira hariya hantu. Hari abahunze amateka yabo, akavuga ati hariya hantu banyiciye abantu, baradusenyeye, ibintu byose n'uri nta kinsubizayo. Abantu bamwe basa naho umuntu yavuga ngo guhunga amateka yawe, ariko nyuma bamaze kugenda bahumurizwa, benshi barongeye niyo utahatuye ariko kongera ugasubirayo, no kugira ngo nabo mwari muturanye n'undi bamenye ngo uracyahari kandi n'ahantu haracyarahawe. Ibi nabyo byarashobotse, hari byinshi byakunze kubera ko twagize amahirwe yo kugira ubuyobozi bwiza bureba kure, buhumuriza Abanyarwanda kandi bufite muri bo guhuza Abanyarwanda bose. Rero noneho nsoza ngira ngo mvuge ko kubirebana n'ikibazo warumbajije, umbaza uti ni ubuhe butumwa watanga nyuma y'imyaka 32. Sabo turi kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ndagira ngo nyuma yo gushimira leta yakoze byinshi kugira ngo Abanyarwanda twese dusubire kongera kuba umwe, dusubire kongera kubana, abari baragize ibikomere by'umutima bikomeye cyane bashobore kongera kwibona mu muryango nyarwanda. Ndagira ngo wenda mvuge ko dushima cyane, ariko no ku butumwa natanga nyuma y'imyaka 32 jenoside ikorewe Abatutsi ihagaritswe n'abari ingabo za RPF Inkotanyi, bari bayobowe na perezida wacu Paul Kagame. Ndagira ngo mbwira abanyamuryango ba Vega, mbabwire ko tugomba gukomeza guharanira kubaka ubudaheranwa. Byaragaragaye ko iyo ntambwe twayiteye, dukomeze twibuke, ni inshingano twibuka buri munsi, ariko dushimira leta yuko yaduhaye n'uyu mwanya noneho ku mugaragaro wo kwibuka abacu. tukibuka ababyeyi, tukibuka abo twari twarashakanye nabo, tukibuka abana, tukibuka abavandimwe, tukibuka inshuti, tukibuka n'abaturanyi bose bishwe kubera ko barabatutsi. Rero dufite inshingano yo gukomeza kwibuka abo bose, kandi tukibuka indangagaciro zabarangaga, tukibuka n'ubundi akamaro bari badufitiye, bari bafitiye imiryango, tugahora twibuka ibihe byiza twabanyemo nabo. Hanyuma tugafata n'inshingano zo kumva ko tugomba kusa ikivi basize batangiye, basize bateruye. Hari byinshi bagiye bibatunguye, hari byinshi bari bafite imishinga, bari bafite ibitekerezo batashoboye gushyira mu bikorwa. Twe rero twagize amahirwe yo kurokoka, dufite inshingano yo kusa icyo kivi bari bateruye, kandi tukabaho ubwacu, tukabaho n'ahabo. Ni ukuvuga ngo tugomba kumva neza ko bo bariho muri twebwe. Uyu munsi umbonye nigendera yari asanzwe atuzi nk'umuryango wanjye, aravuga turiya yahoze ari umudamu wa kanaka. Ni ukuvuga ngo wa kanaka arongera akagaruka, baramwibuka, bakibuka nuko mu muryango wari umeze. Twafushije abafasha, dupfusha abana, dupfusha abantu bose, ariko uwasigaye
wowe uriho ku bwawe ukabaho no kuri bariya bose bagiye. Nagira ngo rero mbasabe banyamuryango ba Vega dukomeze dusigasire ubumwe bw'abanyarwanda, dukomeze twubake ubudaheranwa, dukomeze kandi dufite inshingano ikomeye yo kubwira abato amateka twanyuzemo, tukabereka n'urugendo twanyuze twiyubaka kugira ngo dushobore kubabera icyitegererezo, kubera ko mbega Avega ni isoko y'ubudaheranwa. Twakoze ibintu bikomeye cyane kuko twashoboraga kwiheba byose tukabivamo, ariko leta y'ubumwe yaduhaye imbaraga, yaratubungabunze, ituma natwe dushobora kugira ibyo dukora. Rero dukomeze twiyubake, dukomeze dusigasire ubumwe bw'abanyarwanda, dukomeze turwanye ingengabitekerezo ya jenoside aho yaba hose, hanyuma nanone dukomeze dufatanye n'abandi kubaka iki gihugu, kuko iki gihugu ni icyacu. Dufatanye n'abandi banyarwanda twese kucyubaka, tuzagisige ari cyiza kuruta uko twebwe twakibayemo. Nashimye leta, ariko nshaka kugira ngo ku buryo bw'umwihariko Avega dushimire nyakubahwa First Lady Jeannette Kagame, watubaye hafi mu bihe bikomeye cyane, mu bihe bijyanye no kutworohereza, kudukorera nawe, kudufasha kubona imiti y'ibanze, yafashije abanyamuryango bacu gukomeza ubuzima. Tumushimire mbese urumva ni umunyamuryango wacu w'icyubahiro, adufasha muri byinshi. Nagira ngo iki kiganiro kweri ntakirangiza tutamushimiye, amenye ko ishimwe ryacu rirahahora, tumwibonamo kandi atwibonamo. Turabizi ko adukunda cyane, turamukunda cyane, kandi no kugeza kuri uyu munota n'ubundi ubufasha bwe turacyabubona. Nagira ngo mushimire mu izina ry'umuryango Avega, nk'umubyeyi mwiza, nk'umuntu utwitaho, nk'umuntu wumva ibibazo byacu kandi akabishakira umuti. Cyane twari kumwe kandi na Madame Deborah, akaba ari umunyamuryango w'umuryango Avega Gahozo. Turagushimiye nawe kwitabira ubutumwa cyane. Turabashimiye namwe rero mwadukurikiye uyu munsi mu kiganiro Baho Neza, twite ku buzima bwo mu mutwe. Ikiganiro nakagaruka, mukomeze twibuke twiyubaka kandi twita no ku buzima bwacu bwo mu mutwe.